mwese mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen, amen. Ndanezerewe kandi ko tubashe kubana muri aya materaniro Imana yaduteguriye meza. Kandi nagira ngo nongere mbashimire mwese tumaranye igihe kinini turi kumwe hano, ariko kandi abantu baranabyuka kare, abandi baba bari mu mirimo z'ukuri. Aya ni amateraniro meza Imana yaduhaye, tuba twayakumbuye twese, abantu Imana yashize mu bete wo kuza guterana. Turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Ni byiza imbaraga z'Imana ziba ziturimo zidusunikira guterana. Ni nziza kandi no kwiteganyiriza. Umuhanuzi Zekaniya yaravuze ngo nzateranyiriza hamwe abakumburaga guterana kwera. Ni ukuvuga ko abantu bafite urukumbuzi rw'amateraniro bafite isezerano rikomeye ko bazongera kandi guteranyirizwa hamwe mu bwami bw'Imana. Amen. Ndashimira kandi umuyobozi udufasha kuduhuza twese. Ndabizi ko bisaba imbaraga nyinshi, bisaba kandi kwitanga, bisaba umwanya. Mu by'ukuri ntibiba byoroshye kugira ngo akurikirane iyi gahunda, kandi rimwe na rimwe twebwe hari igihe dushobora guterana ducecetse, ariko we ntabwo yaceceka. Hari n'ikindi gihe tutanaterana, ariko we iyi minsi yose, imyaka yose baraterana, na nyuma y'amateraniro bongera kandi guhura bagategura gahunda. Ntibiba byoroshye mu by'ukuri, kandi nanjye ndi mu bo dutindanye, mu batangizanije nabo. Uyu mwaka nimba ari uwa kane cyangwa se uwa gatatu, ariko urumva n'umwaka wa kane umuntu aterana buri munsi. Hari imbaraga, umuntu arumva imbaraga zirimo uko zingana. Yego. Turamushimiye n'abo bafatanije, mwene data Aimable. Ndashimira kandi n'ababyeyi bacu tubana, abanyamasengesho. Mu by'ukuri numvise iryo shimwe ryongera kandi kugaruka muri uyu munsi. Ndavuga ngo mbishimiye Imana kandi namwe ndabashimiye. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Usome hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya 2 umurongo wa 8. Turaganira itorero rindi rya kabiri rikurikiraho. Ni amatorero 7 murayazi. Nta mwanya ushobora kuboneka ngo yose tugende tuyavugaho. Turavuga kuri rimwe gusa rya Simuruna. Dusome ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 8. Kadusome mu izina rya Yesu. Wandikire marayika w'itorero ry'Isumuruna uti: uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abiyita abayuda,
nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Tutinye ibyo ugiye kubabazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Amen. Amen. Ndongera mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 17. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 17. Adusome mu izina rya Yesu. Ariko woweho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana, no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'izambereyeho muri Antiyokiya no muri Ikoniyo n'i Lusitira. N'ibyo nihanganiye byose ndenganywa, nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa, kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. Ariko woweho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko nzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Amen. Amen. Iri torero tugiye kuganiraho rya Simuruna ririmo amakuru meza ya kiroho cyangwa se y'umwuka, ari naryo torero ryashimwe mu yandi matorero ridafite icyo rigawaho, hamwe n'itorero rya Philadelphia. Kandi aya matorero afite amakuru arimo, ni amakuru y'imiterere ya Gikristo, y'ubuzima bwa Gikristo, intambwe zabwo uko ari 7. Uyu ni Yohana nanone wahishuriwe aya magambo tuvuye gusoma. Murabizi ko ari umwe mu bigishwa ba Yesu. Yohana kandi niwe mwigishwa wapfuye nyuma y'abandi. Yesu yari yabivuze arabihishura, ariko ntibabasha kubitahura bagenzi be. Uriya munsi Petero yarimo arega Yohana mu butumwa bwiza bwa Yohana, kiriya gice cya 21, ubwo Yesu yari azutse, yongeye kandi kugirira Petero icyizere akamuragiza intama n'abana b'intama. Ayo makuru murayazi. Yaramubwiye ngo
urankunda Petero ndagukunda ragira abana b'intama. Urankunda Petero ndagukunda ragira intama zanjye. Urankunda Petero aravuga ngo mwami ni wowe ubizi ko ngukunda. Impamvu yo kumubaza gatatu nuko yari yamwihakanye gatatu. Ariko Petero ahita abwira Yesu aramubwira bati ndabyumvise umpaye kuragira intama. Byumvikana ni bwa buyobozi kera Petero yahoraga arwanirira, noneho yari abubonye. Yesu abumuhaye, Petero aramubwira bati ndagira ngo ugire icyo uvuga kuri uyu Yohana. Ibya Yohana nabyo ugire icyo ubitegekaho, ibyo bizamera gute? Nta bandi Petero yabwiye Yesu kugira icyo avugaho keretse Yohana wenyine. Kandi kumubwira gutyo nuko umunsi Yesu abahamagara asezera abigishwa, Bibiliya ivuga ngo yabogeje ibirenge. Amaze kuboza ibirenge abasaba ko bazakomeza kozanya ibirenge. Kubasaba gutyo Petero yahise abwira, muzasome neza biravuga ngo none se ko uyu aduseze yagiye. Bibiliya iravuga ngo Petero ahita abaza bagenzi be ngo uzasigara aba mukuru ninde? Murumva ko bari bafitanye ibibazo ubwabo abigishwa by'ubuyobozi bya leadership, uwasigara ayobora abandi. Aha niho Petero yabwiye Yesu aramubwira ngo niba umbwiye kuragira intama, ese iby'uyu bya Yohana byo bizagenda bite? Niwe muntu Yohana watinyutse mbere na mbere kunenga no kutemera ubuyobozi bwa Petero, dore ko cyane cyane ko atari nayo mpamvu Yesu yari yabogereje ibirenge, ahubwo yari yabasigiye inshingano yo kozanya ibirenge, yo kwihanganirana mu ntege nke zabo. Ariko bo ntibareba ibyo Yesu abasigiye, bahita bareba ubuyobozi, batangira kurwanira ubuyobozi. Petero yerekanye ko neza yatsinze ikizamini abandi bose batabashe gutsinda, cyamwemerera kubayobora. Mu bizamini yatsinze ikizamini igihe Yesu ababwira ngo munitane, abantu banitane. Bavuze bose bamusubije bavuga ngo ni Petero wasubije wenyine avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yesu nawe aramubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishurira amagambo, ahubwo ni data wo mu ijuru. Amen. Ndetse yo gusubiza gutyo byamuhesheje cyane guhora abwira abandi ko we akorana na data, kuko Yesu yaramubwiye ngo ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye ayo magambo, menye neza ko ari data wo mu ijuru. Petero rero yabwiraga bagenzi be ko we akorana na se, akorana na data, iyo yaba impamvu ikomeye yo kuba yabayobora. Ariko Yohana nawe amwerekeye intege nyinshi. Bene data ntibivuze ko abayobozi batagira intege nke. Aramubwira bati ntabwo ushobora kutuyobora, urahubuka, watemye ugutwi ku mugaragu w'umutambyi, wihakanye Yesu, wafashe igikundu kimwe ugicamwo bajya kuroba. Amwereka za ntege nkeya namwe muzi nyinshi za Petero. Amubwira ko Yesu yabahamagaye akababwira gusiga byose, hanyuma Petero akitabana ingota. Murumva ko hari ibintu byinshi Petero yari afiteho ukinesi byinshi cyane. Iyo rero ziba impamvu zo kuba atayobora. Yohana kumwibutsa ibyo bintu byose kwari kugira ngo hari hatangiye kuba conflict, intambara hagati y'ubuyobozi bw'abigishwa. Yohana nawe wibwiraga kuba
yaba umuyobozi. Filipo yamubwiye ko nawe nubwo wabaga mu gituza cya Yesu ntabwo ushobora kuba wayobora, kubera ko ari jyewe Yesu yagiriraga icyizere, ni njye yatumye kujya gushaka ifunguro kwa Ntuza. Kandi Filipo ari muri ba bigishwa bagiye kuzana icyana cy'indogobe kugira ngo Yesu akigendereho muri Yerusalemu. Bivuga ko Filipo nawe ntiyemereye ubuyobozi bwa Yohana, nubwo Yohana yaravanyeho Petero muri za kiritere amwibuka intege nkeya, ashaka nawe kuba yayobora, kandi yishingikirije ko ari umwigishwa Yesu yakundaga. Filipo nawe yamweretse ko ari we wagirirwa icyizere kujya gutegura ifunguro hariya kwa Ntuza, twese turi ba Ntuza, kandi amubwira ko icyana cy'indogobe ari we wagiye kukizana kugira ngo Yesu akigendereho ajye i Yerusalemu nk'umwami. Nanone Filipo aho yari ari, Nataniyeli nawe yaramubwiye bati, Filipo njyewe ibyo ngibyo nari nibereye munsi y'igiti ntekereza iby'umucunguzi bya Mesiya, ni we waje kundeba, uravuga ngo Mose yahanuye abanditsi abahanuzi, uwo Mose yavuze n'abahanuzi bakamuhanura, ngwino umurebe ni Kristo umwana w'Imana. Mbageze aravuga ngo nguyu umunyisirayeli nyakuri utarimo uburiganya. Ibyo bivuze ko namwe abandi mwese muri abariganya. Murumva ko abantu bari bafitanye ikibazo gikomeye cyo gushaka hayobora nde, kandi kugira ngo umwe ayobore nuko yagombaga kuvanamwo uwundi yerekanye intege nke ze, akerekana weakness ye kugira ngo abashe kuyobora. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko n'abigishwa nabo Yesu yapfuye misho batarametiriza neza impamvu zo gukorera Imana no gutindana n'Imana. Uyu munsi turaza kuganira iri jambo numvise ryaje mu mutima wanjye, ryo kuguma mu byo twizeye, kuguma mu byo twizeye, kuko intambara ziturwanya kugira ngo tubivemo ni nyinshi, kandi umuntu wese ahari afite urwo rugamba rumuvana mu byo kwizera. Hari n'urugamba twaba duhuriyeho twese, hariho n'ibihe turimo twinjiramo, abantu benshi barimo bagenda banamuka babivamo kubera impamvu z'ubuhenebere ibihe biha bitujyanamo. Ariko kuko twagize umugisha wo guhurira hano, reka twongere kandi tubwirane uburyo twaguma mu byo kwizera. Amen. Amen. Bariya bigishwa murumva ko Yesu yarize atandukana nabo, bataramenya neza, batarafatika, bataragira maturite, bataraba abantu yasigira umurimo ngo nagenda basigare bawukomeje. Nicyo cyatumye azuka, arongera kandi arabiyereka. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, umurongo wa 3, avuga ngo amaze kubabazwa, Yesu ngo amaze kubabazwa, ngarongera kandi ngo abiyereka, ngo ababonekera ari muzima, batanga ibimenyetso byinshi, naguma kubabonekera iminsi 40, ngo avuga iby'ubwami bw'Imana. Kwari ukugira ngo yongere kandi ababwire iby'ubwami, ababwire abahindure kuba bigishwa beza bashitse bafite maturite, ko bakomeza umurimo w'Imana. Arabiyereka abyutse, nicyo gihe yongeye kandi kubahamagara bose, abiyereka inshuro nyinshi. Kandi Yesu azuka yarababwiye ngo mugende mubwire abigishwa ko nazutse, ngo mubwire na Petero nawe. Yari afite umwihariko, bose batumwe w'intumwa ko yazutse, ariko habaho umwihariko wa Petero, mubwire na Petero nawe ko nazutse azi. Ibyo byari bifite icyo bivuze, kongera guhamagara Petero. Kubigisha iby'ubwami bw'Imana kwari ukugira ngo ahari bongere kandi bashikame mu byanditswe byera,
bagume mu byo bize bakamenya nubwo bagiye guhura n'ibibazo bikomeye. Yohana rero atina abantu bose barapfa, babigishwa bose baragenda, hanyuma agira agahinda gakomeye. Ari mu mpamvu nyinshi yagiye yerekwa ibi byahishuro Yohana, ibyabaye n'ibiriho n'ibizakurikiraho, n'impamvu yo kubabara kwe n'impamvu yo gucika intege kwe nabyo byari birimo. Ariko Yesu aza kumubwira amahirwe, yatangiye amubwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe atiye baruhuke imiriho n'imihate yabo. Ubwo kwari kumubwira ngo ntucike intege, ntusubire inyuma, ntiwumve ko usigaye wenyine, n'abariya bagenzi bawe bagiye barahiriwe, kandi abapfa bapfira muri Kristo mu mwami barahiriwe. Yamubwiye n'amahirwe menshi yayandi yose mujya musoma mu byahishuro Yohana, ari amahirwe 7. Amubwira kandi ko hahirwa abantu basoma amagambo y'ubuhanuzi. Hahiriwe ndetse n'abantu bitondera amagambo y'ubuhanuzi. Hahiriwe kandi n'abantu baba maso bakarinda imyenda yabo kugira ngo bagende batambaye ubusa. Kandi hahiriwe n'abantu batorewe ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Hahiriwe kandi n'abantu bamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi binjire mu marembo no mu rurembo rw'Imana. Aya mahirwe ayabwira Yohana kwari ukumbera kumukomeza mu mibabaro yarahuye nayo no mu bihe bikomeye yarahuye nabyo. Iri torero rya Simuruna ni itorero ryabayeho rifite abantu bake cyane. Uyu mujyi wa Simuruna ubwawo wari ufite abantu bake. Amateka ajya avuga ko wari igihe cya Yohana wari ufite abantu basaga 500,000 aho ngaho. Muri statistique murumva ko bari bake, abantu bose 500,000 biri mu mujyi umwe ni abantu bake cyane. Kandi n'abanyetorero bari bake kurushaho kuko bose ntabwo bari abakristo. Uyu mujyi kandi wari umujyi mwiza, washimwaga cyane kubera kaminuza yahabaga, ndetse habaga n'iterambere ridasanzwe. Wari umujyi ufite iterambere ryinshi mu gihe cya Yohana. Simuruna ubwawo wasobanuraga umubabaro, gusharirirwa, yari imibabaro cyangwa se ubusharire. Muribuka Yesu umunsi bamubambaga ku musaraba hariya muri Marko 15:23, ngo kubera uburibwe bwinshi ngo bamuhana Simuruna. Bwari ubusharirire, bwari imibabaro. Iri torero rya Simuruna ntawe uzi neza igihe ryaba ryaratangiriye. Abanditsi benshi bashaka kureba igihe, bareba n'uwahabwirije, ariko ntabwo bigira gihamya neza. Gusa nuko muri Simuruna habagamwo amadini menshi, atari aya Gikristo. Abantu benshi batari abakristo, amadini atandukanye. Ndetse naho twasomye Bibiliya hariya mu gitabo cy'ibyahishuro Yohana, ngo habagamwo n'isinagogi ya Satani. Murumva ko harimo amadini atari aya Gikristo, hakabamwo abakristo bake, hakabamwo isinagogi ya Satani. Ibi byatumye abakristo bari muri Simuruna bafatwa nk'abanzi b'uwo mujyi, kubera ko bari bake, amadini yari menshi, harimo isinagogi ya Satani. Murumva kaga bari barimo ukuntu kari kameze. Amateka avuga ko byageze ahantu abantu bari batuye mu mujyi wa Simuruna, kubera ko ari abanyamadini atari aya Gikristo kandi harimo n'isinagogi ya Satani, ngo byatumye ngo batangira no gusenga, ngo bagasenga n'abami, bagasenga abatware. Basenze Tiberi, basenze Nero, basenze n'abandi batware benshi abami bari bari aho, ngo bagatangira kubasenga no kubaramya.
ibi ngibi n'abakristo bakeya habaho icyo bita mariage ya leta n'itorero. Ibyo baba bagiye mu kaga, abandi bakristo bizeye Imana bo muri Simuruna bakajya basabwa ibyo badashobora kuba bakora, kandi batabikora bikabibaye impamvu yo kubarenganya no kubica, hagenderewe ko bava mu byo bizeye, hagenderewe hashakishwa impamvu kwari ukugira ngo ibyo bizeye n'ibyo babamwo babivemo. Byageze muri 313 nicyo gihe akarengane kabo kaje guhagarikwa na Constante. Constante n'umwami wari wimye nawe ni empereur. Ndimo ndavuga amateka y'itorero kandi abantu benshi barayazi. Uyu Constante nicyo gihe yabaye umwami empereur, noneho we mu bwami bwiwe ategeka ko abakristo barimo batotezwa bapfa, ako karengane ahagarara. Karengane gahagarara, abake bari barasigaye bari bazerera mu bihanamanga hariya mu gitabo cy'Abaheburayo. Abagenda Bibiri ivuga ngo n'isi ntibari bakwiye kuyibamwo, ngo bagendaga bambaye impu, bagendaga bazerera bazenguruka badafite adresse, bafite imibabaro myinshi. Empereur Constante ahita avuga ngo akarengane k'aba bakristo kagende gahagarare. Yarabitewe n'iki? Yarabitewe n'inzozi yarose aryamye amaze kuba empereur. Imbere yiwe hari urugamba, birumvikana yashakaga kurinda umutekano w'igihugu cye, ashaka kurwana intambara. None arota umusaraba, ararota aryamye, abona sinye y'umusaraba imbere yiwe. Umuntu aramubwira ngo hamwe n'uriya musaraba ngo uzanesha abanzi bawe. Constante bamubwiye ko hamwe n'uriya musaraba ko azanesha abanzi be, akagarura umutekano mu bwami bwe. Bwarakeye avuga izo nzozi, noneho abaza uwo musaraba ibyo ari byo. Baramubwira bati umusaraba ni ikimenyetso, ni ikimenyetso cy'abakristo, ni ikimenyetso cy'abizera. Bariya abantu ba Simuruna, bariya bakristo baba muri uyu mujyi, nicyo kimenyetso cyabo, niyo nsinzi yabo. Umusaraba wa Kristo niwo bizera Yesu yabambweho, niho hari ibyiringiro byabo, niho hari insinzi y'abana b'Imana. Haleluya. Amen. Constante arose uwo musaraba, yumva hajemwo bamusobanuriye gutyo, kandi mu by'ukuri muri yaravuze ngo umusaraba niwo bendera yacu, twebwe abakijijwe twemeye isoni zawo, kandi muri rusaraba harimo imbaraga. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko twebwe abakizwa ni imbaraga y'Imana. Constante arose uwo musaraba, nicyo gihe yabahamagaje bose, akarengane aragahagarika. Agahagaritse, abakristo barongera kandi baraza, barataha bava mu buhungiro n'aho bazereraga mu bitare, mu bihanamanga, mu butayu. Bose baraza, baje bahabwa ijambo rikomeye kuruta iryo bari bafite. Bahabwa agaciro batigeze bagira igihe cyabo cyose. Kandi Constante ashyiraho itegeko, aravuga ngo abantu bose bashaka kuba muri ubu bwami bwanjye, bose ndashaka ko bakizwa baba abakristo, bagira kiriya kimenyetso cy'umusaraba. Abantu binjira mu itorero badakirijwe, ari ukugira ngo babone imirimo gusa mu butware bwa Constante. Nicyo gihe abantu batangiye kuba abakristo, baba abakristo gusa b'izina, baba abakristo ba formalite, kugira ngo ahari nabo babone ibyo bakora mu bwami bwa Constante. Aba nabo barizereraga mu bihanamanga, baba abakristo bazize akarengane,
noneho nabo kuko bahawe umudendezo baba abantu rero bo kunyurwaho kugira ngo abantu binjire mu rusengero nabo amahoro bari bahawe atuma ubukristo bwabo bugabanuka baba bayobe batangira kubatiza abantu kuko abantu baje baba benshi cyane abashaka kuba abakristo bose bidatewe nuko bafite conviction mu mutima bitewe na prestige bitewe nuko bashaka kuba mu bwami bwa Constante no bitewe n'imyanya bashaka abantu bakizwa kubera impamvu z'imyanya kubera impamvu z'ubuyobozi hanyuma ngo baje kubabatiza ntibabatize mu mazi menshi bakajya babatiza umubatizo wo mu gahanga niho hari hava naho ngaho umubatizo wo mu gahanga mujya mubona wavuye wa Eglise Catholique none ubwo babata ibyanditswe byera babagiye ukubiri nako tibana bihagararamwo neza muri ka karengane kabo ngiye kugasubiramo gatoya kugira ngo mwumve cyane litoro rya Simuruna byageze ubwo bafata n'umushumba wabo witwa Polycarpe niwe wayoboraga iryo toro rya Simuruna Polycarpe baramufata kugira ngo bamwice Polycarpe baramufata kugira ngo bamutoteze kandi bamubwira ngo yihakane Imana yihakane abishinguke ave mu byo yizeye ave mu byo yamenye ave asige n'ubukristo ahari wenda ashobora kurokoka Polycarpe yavuze ijambo rikomeye arababwira ngo nakoreye Imana afite imyaka 86 haleluya amen nta jambo ribi na rimwe nigezemo na ku Mana yanjye kandi nta n'icyo naburanye Imana yanjye nta mpamvu yo kumuvaho dore ubu ufite imyaka 45 kandi ndacyakomeje kuryoherwa n'Imana yanjye n'ibyanditswe byera amen murumva ko Polycarpe kuba akoreye Imana imyaka 86 agatotezwa afite imyaka 95 ni ukuvuga ko Polycarpe yizeye Imana afite imyaka 9 ntiyigeze anebwa ntiyigeze asubira inyuma ntiyigeze agwa yakomeje kujya imbere ahagarara mu byizerwa ibigaragazo biraza Polycarpe akomeza guhagarara mu byizerwa bagerageza kumutoteza ngo bamwice Polycarpe ibyo ntibyamuca intege arababwira bati mu ngenzi uko mushaka ntabwo nshobora kwihakana Imana yanjye amen Bibiliya iravuga ngo baramufata bamwicisha mu muriro baramutwika izi mfu zo gutwikwa ntabwo ari za none abantu bazira akarengane tumaze natwe kwibona kandi ibyo bihe byatugezemo ni ibintu bibabaje cyane Polycarpe no baramufata baramutwika arapfa apfa ahiye apfa bamutwisa ari umushumba baramutoteza Polycarpe aragenda ariko agenda agikomeye ku Mana agihagaze neza mu byanditswe byera nubwo ubuhenebere bwari bwarabaye bwinshi kandi no kugwa kwarabaye kwinshi abantu barabishingutsemo Polycarpe we abihagararamo kugeza apfuye amen amen si we wenyine hapfuye n'abandi benshi nicyo gihe ejo twavuze Tertullian nicyo gihe nawe yavuze ngo amaraso y'abakiranutsi amaraso y'abahamya Imana ni ifumbire ry'ubutumwa bwiza kuko aho abantu bagiye bapfa uko bagiye bapfa iryo ni ijambo Tertullian yanditse ari mu muhanda ku rutare afata iryo jambo araryandika bamaze kumwica yandika ku rutare aravuga ngo amaraso y'abantu bahamya abantu b'abakiranutsi uko barimo bagenda bicwa ni ifumbire ry'ubutumwa bwiza abantu bose bararisoma hariya kubera ko abantu babaza ngo aba bantu bazize iki bazize ubutumwa bwiza bazize gutinda mu by'Imana abangaba iryo jambo gusa bari basubiza ko ari urwo rupfu bapfuye bagahita bakizwa benshi bagenda bakizwa kubera ako karengane n'abandi nabo bari bizeye Imana barenganijwe amen niyo mpamvu uriya muririmbyi yaririmbye abo bose barenganijwe abo bose bapfuye
mu by'ukuri nubwo bakuweho inshuti bagakubwaho n'ubumuntu bwabo, ariko bagumanye na Kristo, bagumanye n'Imana. Haleluya. Amen. Amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubwami. Abo ngabo amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nicyo cyatumye uriya muririmbyi aririmba ngo mu gitabo cy'ubwami handitswemo amazina: Abeli, Enoki, Aburahamu ndetse na Mose. Imana ishimwe. Muri icyo gitabo cy'ubwami abantu barenganaga, abantu bagumye mu byanditswe, amazina yabo ari mu gitabo cy'ubwami. Mu gitabo cy'ubwami handitswemo amazina: Abeli na Enoki, Aburahamu na Mose. Handitswemo abahanuzi, intumwa 12 n'abahowe rya zina, nanjye wanyanditsemo. Bose bari banditse muri icyo gitabo, nubwo harimo akarengane, barakinyirije, baguma mu Kristo. Haleluya. Baguma kwizera Imana. Amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubwami. Nubu harimwo uyu muririmbyi aravuze ngo harimo amazina ya Abeli, uriya warenganye, harimo amazina y'aba Enoke wazamuwe, harimo amazina ya Aburahamu sogokuruza wo kwizera, harimo amazina y'umuyobozi Mose. Abo ni abantu bo mu isezerano rya kera. Hakabamo n'amazina y'abahanuzi mu isezerano rya kera. Intumwa 12 ni isezerano rishya. Abahowe bazira rya zina ni aba ba Polikarpe na ba Terutiriye, aribo histoire ivuga ngo ni ba les apologètes cyangwa se ba défenseurs de la foi. Abantu bakomeje guhagarara basobanura ibyo kwizera, badefanda imyizerere yabo, nabo amazina yabo Imana ishimwe nabo ari mu gitabo cy'ubugingo. Umuririmbyi yavuze ngo nanjye uri muri nibature, nawe uri muri nibature, amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo. Abantu bazatindana n'Imana bakaguma mu byanditswe byera. Haleluya. Haleluya. Umwanditsi w'Abaheburayo waravuze ngo ntibarahabwa ibyasezeranijwe, bariya bazereraga mu bihanamanga, ngo baracyadutegereje natwe kugira ngo natwe tuzaje kugororerwa ingororano kimwe nabo. Impamvu zabyo ni uko abangaba abenshi muri bo mu isezerano rya kera bagiye bacungurwa n'amaraso y'ibitambo n'amapfizi n'ihene n'intama, ariko twebweho abo muri iki gihe twacunguwe n'amaraso ya Kristo. Aya maraso ya Kristo yaducunguye aduhesha agaciro kuba badutegereje kugira ngo tuzaje kugororerwa twese hamwe. Iri torero rya Simuruna nubwo ryari rizengurutswe n'ibibazo bikomeye, rizengurutswe ndetse n'isinagogi ya Satani, kandi birumvikana, murabyumva, bari abakene kuko bambuwe byose, kuko bakuweho n'imitungo yabo, kandi bagurwa bukware, bituma batakaza n'imitungo yabo. Ariko Yohana ajya kugerekwa, Yesu wari mweretse aramubwira ngo genda ubabwire ngo ni abatuzi, nubwo banyazwe byose, ariko ubutunzi bwabo bushingiye ku kumenya Yesu Kristo. Ntibakubwira ko ari abakene, ahubwo kubera ko bamenye Yesu Kristo ni abatuzi. Kandi uyu wamenye Yesu Kristo ni wa wundi wabambwe, ni wa wundi wapfuye, ni wa wundi wazutse, ni wa wundi wazamuwe, ni wa wundi uzagaruka gutwara itorero. Uyu nguyu we bagumanye nawe, hanyuma arababwira ngo muri abatuzi. Amen. Haleluya. Ni abatuzi, mu bigaragazo byabo ni abatuzi. Kandi birashoboka ko mu by'ukuri amatorero menshi muri iki gihe ashobora kuba yakwizwaho imitungo. Ntabwo ari bibi kuba yagira imitungo, ariko umutungo munini uruta imitungo yindi yose ni ugutunga Yesu Kristo. Amen. Haleluya.
niwo mutungo uruta ni ukugumana na Kristo, gutunga Kristo, uwo niwo mutungo munini mu bigaragaza tunyuramo n'ibyo twanyuzemo n'ibyo igihugu kinyuramo, nubwo n'iriya misozi na bene wacu n'abandi bantu bose ibyo banyuramo bikomeye bakamburwa byose. Igikomeye cyiza, umutungo mwiza ukomeye ni ukugumana na Yesu. Amen. Kandi hari inama Bibiliya ivuga, hari inama Yesu yatanze hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6:19 umurongo wa 20 kugeza 21. Yesu yatanze inama kuri ubwo butunzi n'ubu dufite. Aravuga ngo ntimukikire ubutunzi mu isi aho ingesi n'inyenzi ziburya, ndetse ngo n'abajura bagacukura bakabwiba bakabujyana. Arababwira ngo kuko aho umuntu ari, aho ubutunzi bw'umuntu aho buri, aho niho umutima we uzaba. Ubwo butunzi ni ubutunzi dutunga Kristo. Iri torero rya Simuru byanyuze mu bigaragazo bikomeye, byanyuze mu mibabaro ikomeye. Amateka avuga ko Nero ndetse n'abandi bami benshi bagiye bakurikiraho bagiye bica abakristo, ariko Yesu ngo ajye kugiyereka, niho twasomye araribwira ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Amen. Amen. Ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Ibyo byari bivuga ko ibigaragazo byinshi bifite aho bihera ndetse bifite n'aho bigarukira. Izi ntambara turimo ni intambara zifite aho zahereye kandi zifite n'aho zizagarukira. Gusa abakristo bye kuba impamvu yo kudushingura mu byizerwa, bye kuba impamvu yo kudutandukanya n'umwami wacu, kuko izi ntambara zifite aho zizagarukira. Bene data, yaba n'ikigaragazo nawe waba ufite uyu munsi ntazi uko kingana n'uko gisa, ariko reka nkubwire ngo ikigaragazo gifite iherezo. Amen. Amen. The problem with pastor is just make it rise you up. Iki kigaragazo gifite iherezo. He goes back. When it comes to getting rid of that kandi izi ntambara kurwana nazo muragaragaza ku myutingo mwene data, zifite aho zihera zifite n'aho zigarukira. Yesu arabiyereka, yereka itorero rya Simuruna, aravuga ngo ndi uwa mbere, ni njyewe gusa wa mbere, ni njyewe tangiriro kandi ni njye herezo, naho ibindi byose munyuramo bifite aho bigarukira, ntabwo bizabaho iteka ryose. Uko niko bimeze mu byo twaba tunyuramo byose. Nitwihangane, dutinde mu byizerwa, tugumane n'umwami wacu, dutinde mu byanditswe byera, tubigumemo. Ng'itorero rya Simuruna mu bigaragazo urimo ntibigutandukanye n'Imana yawe, bifite aho bihera bifite n'aho bigarukira. Mu by'ukuri ntabwo akenshi ibigaragaza gusa ari byo b'impamvu yo kutuvana mu byizerwa. Twagiye tubona kenshi n'ibisubizo, n'abantu bagiye bagira ibisubizo by'umubiri byagiye biba intandaro yo kubavana mu gakiza. Abantu bagahirwa mu mubiri, bagahirwa mu buzima, ikaba impamvu yo kwibagirwa, ikaba impamvu yo kubavana mu gakiza. N'ibigaragazo nabyo bibavana mu gakiza, yego, ariko hari n'ibisubizo nabyo bibavana mu gakiza. Ariko iyi nama y'iki gitondo, iri jambo ry'uyu munsi, n'iyi salamu duhawe iyo mu itorero rya Simuruna, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Icyakora nari narapfuye ariko ndi muzima, ndahari narazutse. Nidutindane nawe, dutinde mu byizerwa, tugume mu byizerwa, tubishikamemo nubwo tunyura mu bintu bikomeye. Ni igitangaza gikomeye, ntabwo gusa ari abakristo wenda badafite za responsabilite barimo babishingukamo, n'abantu nabo b'abayobozi b'amatorero benshi barimo baragenda babishingukamo. Byarantangaje muri iyi minsi, hari n'abantu twabanaga muri iyi nibature ariko tutakibana, twatangizanije nibature iyi myaka ine irashize, twabanye nabo hano muri nibature kandi mu by'ukuri batubereye umugisha.
n'ubu nyine niko bimeze ariko bagiye bava mu byizerwa bakava mu byanditswe byera bakageza ubwo nabo bakajya basezerana abantu batandukanye umuntu akaba ari umugabo n'umugore babana kandi barabyaranye abana hanyuma barasezeranye mu itorero no muri leta hanyuma bagatandukana ayo madivorce menshi ndimo ndabivuga ndabizi ko ibi ari ibintu byinshi byeze biri mu matorero hanyuma umuntu w'umushumba akongera kandi agafata inshingano yo kujya gusezeranya abantu yari yasezeranije kandi ibyanditswe byera bikabyemera uretse n'ababijyamo noneho n'abashumba nabo bakabashyigikira ibyo murumva ko ntabwo bagishikamye ntabwo bagihagaze mu byanditswe byera ntabwo bagitindanye n'Imana ntabwo mu by'ukuri baguma mu byo bize ntibagumye mu byo bizeye ntibagumye mu byo bamenye ntibagumye mu byo bahishuriwe ariko muri ibi bigaragazo bya Simuruna Bibiliya iravuga ngo Yesu ahishurira Yohana aramubwira ngo genda ubwira ab'itorero rya Simuruna nuko ngo n'abakene niko bibwira ariko n'abatunzi kandi nibagume nibihangane mu bigaragazo n'uwa mbere kandi n'uw'imperuka ibi nabyo bifite iherezo yongeye kwiyereka itorero rya Simuruna riri mu bigaragazo nk'uko tukomeje kubivuga barimo bapfa ariko arababwira ngo ndi mwene so nimundebe nanjye njyewe ndi mwene so dusangiye amakuba ni mwene so dusangiye kwihangana ndi mwene so dusangiye ubwami haleluya ndashimira Imana mu bigaragazo byacu turi kumwe na data turi kumwe na Yesu dusangiye amakuba dusangiye ubwami dusangiye kwihangana uwo turi kumwe ikigaragazo gikomeye kiri imbere yawe ujye uvuga ngo ugisangiye na Yesu kandi nunanirwa kwihangana ujye uvuga ngo nawe yarihanganye dusangiye kwihangana ariko ikintu cyanejeje cyane ndimo somera ijambo nanejejwe nuko dusangiye n'ubwami ntabwo yadusangije ibigaragazo gusa ntabwo yadusangije kwihangana gusa ariko yadusangije haleluya yadusangije n'ubwami dusangiye n'ubwami hariya mu butumwa bwiza bwa Luka yarababwiye ngo nimwe mwagumanye nanjye nimwebwe mwagumanye nanjye mwihangana nanjye mu byo nageragejwemo byose twaragumanye turatindana mwabigishwa mwe kandi twihanganana mu byo nageragejwemo byose nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye Imana ishimwe abantu bihangana bakihangana mu bigaragazo abantu batinda mu byanditswe byera abantu bakomeza agakiza muri iki gitondo mwuka yongeye kandi kumbishurira ngo mbabwire ngo dusangiye na data ubwami atubikiriye ubwami kandi umwanditsi aravuga ngo ni ukugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye kandi ngo muzicara ku ntebe z'icyubahiro haleluya mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza ndashimira Imana mu by'ukuri itorero rya Simuruna yarikomeje aribwira ngo nimwihangane mu bigaragazo dusangiye ubwami kandi kubera ko Yesu nawe yageragejwe ariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 2 ngira ngo n'umurongo wa 18 ngo abasha gutabara abageragezwa bose kubera ko azi ikigaragazo uko kingana azi uburyo ikigaragazo kiryana azi uburyo ikigaragazo kibabaza azi uburyo ikigaragazo kijya kinyeganyeza ubuzima bwa Kristo niyo mpamvu uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo abasha no gutabara n'abantu bose bageragezwa nkawe Amen. Muririmbyi yaravuze ngo jipe moyo enyi kundi ndogo na msiogope hatarini shika neno la Mwenyezi Mungu litawaongoza safarini enyi kundi ndogo mwebwe mukumbi muto nimutinye abari mu bigaragazo yewe mugaragu w'Imana Imana yahamagaye wowe uteshwa agaciro mu murimo wawe
wowe uteshwa agaciro mu muhamagaro wawe, reka nkubwire ngo ntutinye, ujipe moyo na usiogope hatarini, ntutinye akaga, komeza ijambo ry'Imana gusa, shika neno la Mwenyezi Mungu litakuongoza katika safari hii. Muririmbyi yaravuze ngo haleluya, kwani majaribu yaimiza msafiri mwendo, hata ataona kwa karibu muji wa amani na upendo. Amen. Amen. Abihanganira ivyo bigeragezo, abihanganira ayo makuba, hari umuhana uri imbere yacu, hari umuhana, hari muji wa amani na upendo, hari umuji w'amahoro ndetse n'urukundo, ivyo byose bitazongera kubamwo. Arababwira ngo ntutinye, yewe bakristo basimurona, ntimutinye ibigeragezo, mugiye kugeragezwa iminsi 10, kandi ngo dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, ngo muzamara iminsi 10. Birashoboka iki kigeragezo ni kibi cyane, murabizi ko nta muntu ukishimira, uretse Daniyeli wigeze abisaba na bagenzi be, aravuga ngo ungerageze iminsi 10. Hariya mu buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 1 umurongo wa 1 kuva 15, aho yarimo avuga bati sinshobora kwiyanduza, mutugerageze iminsi 10 murebe. Ariko iyi minsi 10 ntabwo ari iminsi wa 1, 2, 3, 4, 10, ahubwo ni ibihe 10 itorero rya Simuruna ryanyuzemo mu bigeragezo. Mwumvise ko nababwiye ko mu ntangiriro iryo torero n'abakristo benshi n'abandi basengaga ibigirwamana, habayeho no gusenga n'abami basenga batware, niho akarengane kagiye kanyuze no mu batware. Bageragejwe ku ngoma z'abami 10, bageragejwe ku ngoma ya Nero muri 64 kugeza 93, bageragejwe ku ngoma ya Domisiyani muri 96 kugeza 96, bageragejwe ku ngoma ya Taraja mu 107 kugeza 117, bageragejwe ku ngoma ya Oneri 163 kugeza ku 180, bageragejwe ku ngoma ya Severi muri 202 kugeza 211, bageragejwe ku ngoma ya Alexandre muri 211 kugeza 255, bageragejwe ku ngoma ya Decius muri 250 kugeza 253, bageragejwe ku ngoma ya Valeria muri 275, bageragejwe ku ngoma ya Oneri muri 275 kugeza 277, bageragejwe ku ngoma ya Dioclesia 303 kugeza muri 313. Nico gihe Constante yaje muri 313 ahagarika ico kigeragezo. Murumva ko n'abami 10, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo dore mugiye kugeragezwa iminsi 10. Ntabwo ari iminsi, ahubwo ni ku ngoma z'abami 10. Imyaka isaga 340 ningahe bageragezwa, itorero riri mu kaga, ariko ntibigeze barekura, ntibigeze bava mu byanditswe byera. Bibiliya iravuga ngo baza guhagarikwa na Constante, ahagarika ako karengane, kandi ahantu bari bararenganye, bari barahunze itorero rya Simuruna, bahungira mu bitare abarimwo baba bajya kwishaho. Ikintu bari barajyanye mu bitare k'ikimenyetso, bajyanye ifi 2 n'imigati 5, ya yindi Yesu yagaburiye 5,000, kuko bakomeje kugenda babona ibitangaza by'ubuzima bwabo, bararya muri iyo myaka yose. Iriya migati n'ifi 2 biratubuka, Yesu yagiye agenda batuburira amafunguro, abatunga no mu kigeragezo. Ikindi bari barajyanye bahunga, bajyanye umusaraba, ikimenyetso cy'ubutsinzi. Baravuga bati nubwo turi mu kigeragezo turyamana uyu musaraba. Haleluya. Nubwo turi mu bibazo bikomeye turyamana uyu musaraba. Bagahungana umusaraba, cyari ikimenyetso kibereka ko amaherezo ya byose hariho ibyiringiro byo kunesha no kuva mu rugamba. Amen. Amen. Dutindane n'Imana, dutinde mu byanditswe byera, dutinde mu mbaraga z'umusaraba, tuzanesha. Ibihugu byinshi birimo biratotezwa muri iki gihe. Turimo turabona ivugabutumwa
kuko hari ahantu ritemerwa n'abakristo barimo baratotezwa, ariko kandi tunategereze ko sibo bonyine gusa, n'ibindi bihe byose bizagenda biza. Simuruna iduhe amasomo, ariko Yohana aravuga ngo ntutinye ibyo ugiye kugeragezwamo, kuko hariho ingororano. Yohana abwira itorero, arabwira ngo ntimutinye, hari ingororano. Uwihanganira ibyo bigeragezo ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iri kamba ry'ubugingo rihabwa abantu bihangana, bakihanganira ibigeragezo. Imana ibaho umugisha, Imana itugirire neza. Pawulo yandikira Timoteyo igice cya 4:8, aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, narangije urugendo, kandi igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo ry'umucamanza utabera azamburira munsi. Nyamara si jyewe jyenyine, n'abakunze kuzaboneka k'umwami wacu Yesu Kristo bose. Bavandimwe, reka nsoze babwira ko itorero rya Simuruna ryanyuze mu bigaragazo byinshi ngivyo nawe ushobora kuba uri munyuramo, ariko nitugume mu zo twize, kandi ubuhenebere burahari. Muri iyi minsi hariho kugwa gukomeye, abantu barimo barabishingukamo, ariko ibyanditswe byera byatubwiye ngo ariko ngo wowe umuntu w'Imana, ariko wewe mukiranutsi, ariko wewe umuntu usenga Imana, ugume mu byo wize kandi ukabyizezwa, kuko ngo uzi neza uwakwigishije uwo ari we, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe Timoteyo we wamenyaga ibyanditswe byera. Ibyo byanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge, ndetse ngo bikakuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Imana iduhe umugisha muzo tunyuramo byose. Isalamu y'iki gitondo, tugume mu byo twize, tugume mu byo twizeye, twubakwe ku rufatiro ruzima rw'intumwa n'abahanuzi. Hari ingororano z'abera, hari ingororano dufite z'ubugingo buhoraho. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo.